Kuri uyu wa kabiri tariki 12 Nyakanga 2022, urukiko rwa rubanda i Paris mu Bufaransa rwakatiye Laurent Bucyibaruta imyaka 20 y'igifungo kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri perefegitura ya Gikongoro yayoboraga. Bucyibaruta yari amaze amezi asaga 2 ari kuburanishwa n'urukiko rwo mu Bufaransa ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Umwanzuro w'urukiko utangajwe mu masaha makeya mu gihugu cy'u Bufaransa. Mu iburanisha riheruka, ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu Bufaransa guhanisha Bucyibaruta igifungo cya burundu. Abashinjacyaha Céline Viguier na Sophie Havard basobanuriye urukiko ko Bucyibaruta yagize uruhare mu yishwa ry'ibihumbi by'abatutsi. Bavuze ko nubwo nta mututsi yishe n'ukuboko kwe, ariko amaraso y'abarenga ibihumbi 100 bo muri Gikongoro ari ku mutwe we. Umushinjacyaha Céline Viguier yabwiye urukiko ko jenoside yakorewe abatutsi itabaye impanuka, kuko yateguwe igihe kirekire ndetse kuyigerageza bigatangirira ku Gikongoro mu 1963 ahishwa abatutsi basaga ibihumbi 20. Yasobanuye ko ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal itabaye imbarutso ya jenoside nk'uko abashinjuye Bucyibaruta babibwiye urukiko, kuko yateguwe by'igihe kirekire. Yabwiye urukiko kandi ko ibisobanuro bya Bucyibaruta by'uko muri jenoside nta jambo yari afite ari ibinyoma, kuko icyo gihe u Rwanda rwari rufite inzego zubakitse neza kuva hejuru kugera hasi. Yabwiye abacamanza ko muri iyo miyoborere Perefe yari umuntu w'ingenzi cyane, kandi yari nk'uhagarariye umukuru w'igihugu aho ayobora. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Bucyibaruta yashyigikiye umuco wo kudahana mu gihe yashoboraga guhagarika cyangwa akihanangiriza ba superefe na ba burugumesitiri bijandikaga mu bwicanyi. Aho kubikora ngo ahubwo yashyigikiye ikurwaho rya burugumesitiri Viateur Higiro wa Musebeya warwanyaga ubwicanyi, ashima Nyiridandi Charles wagiye mu bwicanyi Kibeho. Sophie Havard yavuze ko Bucyibaruta yabaye ku isonga ry'ubwicanyi bw'abatutsi. Yakomeje agira ati, yanagize uruhare mu bufatanyacyaha mu byaha byibasira inyokomuntu ku ishuri rya Murambi, kuri paruwasi za Cyanika na Kaduha, kimwe no ku ishuri rya Marie Merci Kibeho. Havard yavuze ko nubwo Bucyibaruta atafashe umuhoro ngo ateme umuntu, amaraso y'abatutsi barenga ibihumbi 100 muri Gikongoro amuri ku mutwe. Yasabye abacamanza kumuhamya ibyaha byakorewe Kibeho, ku ishuri rya Murambi, ku rya Marie Merci, kuri paruwasi ya Cyanika n'iya Kaduha, no kuri za bariyeri zo hirya no hino muri Gikongoro. Ati, turamusabira gufungwa burundu kuko ibyo byaha bidasaza. Dosiye ya Bucyibaruta w'imyaka 77 ushinjwa kuba ku isonga mu bateguye n'abayoboye ubwicanyi muri Gikongoro yakurikiranwaga n'ubutabera bw'Ubufaransa nyuma y'aho urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rufashe icyemezo cyo kuyoherezayo mu mwaka w'2019. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Ese ujya utekereza kuri ejo hazaza hawe n'umuryango wawe uko hazaba hameze? Bantu muri Amerika, waba ujya utekereza uko byagenda cyangwa uko watunga umuryango wawe uramutse uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwatuma utabasha gukora igihe kirekire? Igisubizo ni life insurance with living benefits. Ibaza ubwishingizi bubumbiye hamwe bugufasha igihe cyose wagira ibyago ukarwara uburwayi bukomeye bukakugoboka, wagera mu zabukuru bukakugoboka, ndetse wanitaba Imana umuryango wawe ukitabwaho neza kandi igihe kirambye. Akarusho rero nuko iyo udahuye na kimwe muri ibi bibazo uba ushobora gufata ubwizigame bwawe. Icyiza kindi kirimo hano rero nuko kubufata hakiri kare ariko kugira inyungu nyinshi, kuko urinda ugeza mu zabukuru ugitanga amafaranga amwe wahereyeho utangira kubufata, bitandukanye n'ababufashe barakererewe. Waba uri mukuru waba ukiri muto, nawe ubu bwishingizi urabukeneye kandi urisanga. Erega ntawe umenya aho bwirageze, kandi bavuga ko ntawe ujya inama n'iminsi. Aha, ngwino muri IB Financial Freedom Solutions maze tuguhe ubwishingizi bwizewe, burambye kandi buzakugirira akamaro. Ku bindi bisobanuro duhamagara ukoresheje iyi nimero 817 8084 597 cyangwa utwandikire kuri email ibfinancialfreedom@gmail.com. Life insurance, live better, live insured. Iwacu Dignity Home Care
iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. muri iwacu dignity home care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira iwacu dignity home care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 07793434 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya, mu rwa Gasabo dufite iwacu dignity home care.